Abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, inshuti z'ibiganiro byacu kuri Inde Polyclinic, uyu munsi dufite ikiganiro cyiza cyane. Turashaka kuganira ku mikoreshereze ya Viagra. Abantu benshi bakoresha mu buryo bakinisha cyangwa se bakina n'ubuzima bwabo. Mu kuri Viagra ni ibinini bikoreshwa n'abagabo bafite ikibazo mu mikoreshere mu mibonano mpuzabitsina, aho abatazi ingaruka za Viagra bagira ikibazo cy'imibonano bakashaka kwiyambaza ibinini bya Viagra. Hari abavuzi gakondo, nk'uko turi abavuzi gakondo, babikoresha babiha abakiriya babo, bakabishyira bakayashyira mu miti bakabiha abantu, bakagira ngo bari gukoresha imiti kandi bari gukoresha Viagra. Ariko turagira ngo tugaruke ku ngaruka z'abantu bakoresha ibinini bya Viagra zimenyekane, kugira ngo umuntu wese uyikoresha amenye ingaruka zabyo. Akenshi na kenshi rero abantu bafite ikibazo cyo gukoresha Viagra bagira ikibazo cy'amaso y'umutuku nyuma yo gukoresha Viagra, bakarwara ibifu. Akenshi na kenshi hari kutabona neza, cyane cyane ku izuba cyangwa se ku mugoroba. Hari ugufungana mu mazuru bikunda kuboneka ku bantu bakoresha Viagra. Hari isereri, abantu bahorana umutwe udakira isereri, cyangwa se bakagira ibibazo by'amahypertension cyangwa se hypotension, ni ukuvuga umuvuduko mwinshi cyangwa se umuvuduko mukeya w'amaraso. Hari gucika udutsi two mu bwonko aribyo twita stroke, kubera abantu banyoye. Hari umuntu unywa Viagra yarategereje gukora imibonano mpuzabitsina, umugore akamwima cyangwa se ntashobore gukora, ntagire akisiyo yo gukora ya mibonano mpuzabitsina. Akenshi abantu nk'abo bakunda kugwa muri stroke, cyangwa se akaba yanyoye Viagra. Iyo Viagra ikamutera ingaruka zo guturika udutsi two mu bwonko. Nibyo rero turashaka kubereka ingaruka z'amaviagra. Hari ubwo abantu Viagra ibatera obesite iyo bayikoresha igihe kirekire. Hari ubwo ica intege umubiri ku bantu benshi, cyangwa se depression, ugasanga cholesterol yiyongeye cyangwa se yagabanutse. Hari indwara nyinshi cyane zituruka ku gukoresha Viagra. Twatangiye tubabwira ibimenyetso by'ingaruka zo gukoresha Viagra, tubabwira ingaruka bitera gukoresha Viagra. Rero tukaba dushaka no kubabwira n'iryari umuntu ashobora gukoresha Viagra bikaba byemewe, cyangwa se kuko nta kundi yabigenza. Iyo tugeze mu buvuzi bwa kizungu, twemera ko umuntu ashobora gukoresha Viagra igihe cyose. Hari nk'abantu barwara amadiyabete cyangwa se prostate, akananirwa gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, kandi afite umugore cyangwa se ushaka gukoresha umubiri mu gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe rero biremewe ko umuntu ashobora gukoresha Viagra kugira ngo ashobore kurangura cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Rero ibiganiro byacu akenshi uko mubizi ntabwo tubitanga kubera ko ari ukugira gusa ngo tubabwire ko hari abantu bakoresha iyo miti yaba Viagra cyangwa se ingaruka n'ibyiza byayo, ahubwo ni uko twe dutanga ikiganiro kubera ko iyo ndwara twe tuba tuyivura mu buryo bwiza kandi bwizewe. Twebwe rero dufite umuti dukoresha wa kinyarwanda uri natire, abantu bakoresha mu buryo bworoshye kandi bwiza. Abantu wari ufite ikibazo cyo kunanirwa gukora imibonano mpuzabitsina, uwo igitsina kitakizamuka kitagikora, yaba yarafatiriwe cyangwa se yararozwe, cyangwa se ari umubiri, ubwonko, imisemburo igenda igabanuka, cyangwa se kunanirwa, cyangwa se depression, cyangwa se ibindi bintu,
byaba byarabiteye tukaba dufite umuti ubivura kandi bigakira. Ni karibu rero kuri Hindem Polyclinic, ni karibu ku ivuriro ryacu. Uwo ari we wese ukeneye ubufasha akaba asaba abona ari ngombwa ko twamufasha, akaba yaduhamagara ku ivuriro ryacu tukamufasha igihe cyose abona ari ngombwa. Murakoze kandi turabishimiye ibihe byiza, ariko kandi turabasaba kandi turabakangurira gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro byose dutanga bijye bibageraho kandi bibashimishe, munyurwe nabyo kandi muze tubavure. Ni karibu.